Bakunzi b'amafaranga mwe mwese mukurikiye Monomax TV mwongeye kwirwa. Uyu munsi dufite content cyangwa dufite topic ivuga ati amafaranga si ikibazo, ikibazo ni uko uyafata. Uyu munsi turibanda cyane ku cyo Bibiliya ndetse na Korowani bivuga ku bijyanye n'amafaranga. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo ikomeye cyane, amafaranga n'ubutunzi. Ese amafaranga ni mabi cyangwa ikibazo ni umutima w'umuntu uyafite? Reka turebere hamwe uko Bibiliya na Korowani bibivugaho. Icya mbere, Bibiliya ivuga iki ku mafaranga? Bibiliya ivuga ku mafaranga inshuro nyinshi cyane zirenga hafi ibihumbi 2,000, ariko itanga umuburo ukomeye cyane. Urugero nko muri Timoteyo wa mbere handitse ngo gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byinshi. Bamwe bayakunze barayoba, ukwizera ntigukorwe neza, kandi bikaba byatera imibabaro myinshi. Reba neza hano baravuga muri uyu murongo wo muri Timoteyo, baravuga ko ikibazo atari amafaranga, ahubwo ikibazo ni ukuyakunda. Bivuze ko amafaranga ubwayo ari ikintu cyiza. No muri Matayo haranditse ngo nta muntu wabasha gukorera abakorera babiri, cyangwa ntawe ukeza abami babiri. Ni ukuvuga ngo ntushobora gukorera Imana ngo ukorere n'amafaranga, ntushobora gukunda iby'isi ngo ukorere n'Imana. Ibi bitwigisha ko amafaranga ashobora gufata umutima wawe wose. Icya kabiri, Korani ivuga iki ku butunzi? Muri Korani naho ibijyanye n'amafaranga n'ubutunzi bivugaho inshuro nyinshi cyane zirenze 85. Ubutunzi buvugwa nk'impano, ariko nanone ubutunzi bukavugwa nk'ikigeragezo. Muri Korani nko muri sura At-Tagaban, muranyihanganira ntabwo nzi kubisoma neza, 64:15 handitse ngo mu by'ukuri ubutunzi bwanyu n'abana banyu ni ikigeragezo, kandi Allah afite ingororano zikomeye. Ibi bivuze ko amafaranga ufite ari ikizamini cy'uburyo ubayeho. Ndetse hari n'ahandi handitse ngo abatanga ubutunzi bwabo mu nzira ya Allah, abatanga ubutunzi bwabo mu nzira ya Allah, hano muri kandebe neza sura babivugamo, ni muri sura ya Al-Bakara 261, niho bavuga ati abatanga ubutunzi bwabo mu nzira ya Allah bameze nk'imbuto yabyaye amasaka 7, buri saka rikagira imbuto 100. Ibi ngibi hano biragaragaza agaciro ko gutanga. Icya gatatu, uko amafaranga akwiye gushakwa. Bibiliya ishimangira gukora neza. Mu Migani 10:4, Bibiliya itubwira ngo iki? Katuhasome turebe mu Migani, ibice 10 umurongo wa 4 haranditse ngo ukora n'ubunebwe azakena, ariko ukorana umwete azabona ubutunzi nta nzira y'uburiganya. Na Korani nayo irabyemeza. Muri surati ya An-Nisa 4:29 handitse ngo mwemerewe kurya mu mutungo wanyu mu buryo bwemewe, ariko ntimukarye mu mutungo w'abandi mu buriganya. Ibi ngibi biravuga ko amafaranga agomba kuba yabonetse mu nzira zemewe, mu buryo butarimo uburiganya ndetse n'amanyanga. Noneho tukajya ku mafaranga akoreshwa. Bibiliya idusaba gutanga. Urugero nko mu byakozwe n'intumwa 20:35 haranditse ngo gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. No muri Malaki 3:10 haranditse ko
muzane imigabane ya 1/10 mu bubiko, murebe ko ntazabafungurira amadirishya mu ijuru. Gutanga bifungura umugisha. Noneho turebe muri Korani yo ishyira imbere cyane gutanga. Hari sura ya ati Tauba 960 havuga kuri zakati. Zakati ni uburyo bwo gutanga cyangwa itangwa ku itegeko, ibingana ndumva ari 2.5%. Ubutungane no gutanga umutungo wawe ku bakene, imfubyi n'abapfakazi. Ubutunzi bugomba gufasha abandi, nicyo muri Korani hano bavuga. Noneho tugiye ku byago by'amafaranga. Icya gatanu, Bibiliya iraburira cyane. Muri Luka 12:15 handitse ngo mwirinde kwifuza kuko ubuzima bw'umuntu butava ku butunzi bwe bwinshi. Ntugapime ubuzima ku mafaranga. Noneho Korani nayo ikaburira igira iti azabona ibyago umuntu wese usebanya kandi wirundanya umutungo akawubara. Kwikunda no kubika gusa ni ikibazo. Uburyo bwa gatandatu, uburyo bwiza bwo kubona cyangwa kugira amafaranga. Bibiliya iravuga iti mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongera. Shyira imbere Imana, amafaranga azaza hanyuma. Korani ivuga ite? Iravuga ngo iyo batanga ntibarengera kandi ntibagira ubugugu, ahubwo bagendera mu rugero. Hano bakavuga ngo baho mu buringanire. Nshuti zanjye rero, Bibiliya iravuga iti ntukunde amafaranga. Korani ikavuga iti amafaranga ni ikigeragezo, yitware neza. Ariko zombi zirahuza ku kintu kimwe gusa. Amafaranga ntabwo ari iherezo, ahubwo agaragaza neza ko amafaranga ari igikoresho. Iyo yakoresheje neza arakubaka, ariko iyo yakunze cyane aragusenya. Ndagira ngo rero nta muntu nabujije kwemera kwe kurahagije, kandi uko waba wemera kose ukwiye kwemera neza ko amafaranga ari igikoresho kandi cyiza. Amafaranga ni ikintu twese dusabwa kugira. Mbibutsa ko iyi ni Igajiro Show and Boardroom, aho twubaka ibitekerezo biguhindura. Ntuzacikwe n'igice gikurikira ubutaha. Mbibutsa ko umugabo agomba kugira amafaranga no matter what. Thank you.